mwongeye kwirirwaho neza nshuti bakunzi ba channel za IMG Studio and Caroso Media TV. Uyu ni umwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, abastari bagiye batera imbere ku isi hose ndetse no mu Rwanda mu bintu byinshi baba baragiye bakora. Uyu ni umwanya rero tubagezaho ibiganiro byabo ndetse n'uburyo ki bagenda batubwira uburyo ki bagiye batera imbere mu bikorwa byabo bya buri munsi. Uyu ni umwanya tugiye guha icyamamare tuzi cyane, cyamamare kabisa, yagiye yamamara mu bintu byinshi bitandukanye, cinématique nyarwanda ndetse no mu bintu byinshi bijyanye n'ubu manager, directing, amafilime agiye atandukanye mu Rwanda. Mwongeye kwirirwa neza, mudufasha no kuba mwakwivuga mukatubwira byinshi kuri mwebwe ndetse n'imyirondoro yanyu kugira ngo ababashije kubakurikirana mbashe kugutsinda, kugira ngo aba agiye kugukurikira babashe kumva uri wapana ngiye mbyivugiye. Ijambo ni iryanyu, mutangira mutwibwira. Okay, urakoze neza. Amazina yanjye Sorry gatoya, hano kuri telefone hari abantu batubwiye ngo ushobora kuzamura ijwi ryawe ukatubwira amazina yawe neza mu ijwi rizamuye hejuru cyane. Murakoze cyane. Amazina yanjye banyitwa Ntakirikimana Ramazan, abandi manager muri campaign ya Caroso Media campaign. Tukaba Caroso campaign ari company ikora ibikorwa byinshi bitandukanye, harimo byo gufasha abantu bafite impano, harimo ibikorwa by'ubugira neza nabyo gufasha biranga umuntu ufite umutima wa kimuntu, harimo ibice byagenewe kugaragaza ibikorwa abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange, harimo ibikorwa byo kuzamura za mpano ziri muri campaign, harimo ibikorwa byinshi dufite ahantu henshi hagiye hatandukanye dukorera, dufite abaterankunga batandukanye, dufite abantu bafitemo share zitandukanye, ibikorwa byinshi, dufite projet nyinshi cyane, byose babisanga muri campaign ya Caroso Media Film Company. Okay. Ramazan, iyo utari ku managinga cyangwa se utari muri campaign ya Caroso Media TV, ubundi ikindi gikorwa cyangwa se ibindi bintu ubasha kugaragaramo mu buzima bwawe bwa buri munsi ni iki? Murakoze cyane. Nanone ibindi bikorwa ngaragaramo iyo nari mu kazi ka campaign ya Caroso Media Film, akenshi bari mu buzima busanzwe, bari muri abanzi cyane banze ibintu bijyanye n'ubu DJ, kandi kazi no mu rwego rwo gukora siporo, gukunda siporo cyane, gukina umupira, koga, tenisi n'ibindi bikorwa muri rusange. Okay. Ramazan, hari abantu benshi bahise batubwira ati Ramazan ntabwo ari izina risanzwe. Ramazan ubundi bisobanuye iki? Ramazan ni muntu ki mu buzima busanzwe? Ramazan ubundi ni muntu ki? Ubuzima bwe bwose bwatangiye bute? Uyu mwanya ageze aha ngaha byagenze bite? Watubwira ku buzima bwawe bwite, ukatubwira uburyo ki iryo zina ryawe uko biri kose ababyeyi bakwise, sinzi nimba ari ryo bakwise cyangwa se ari rijyanye n'ibikorwa byawe ukora mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kuba watubwira ubuzima bwawe bwite, ese bwatangiye bute? Ese uyu Ramazan iyo bamubonye mubonamo muntu ki? Ese ni muntu ki? Wadusobanurira. Yego, murakoze. Nanone Ramazan ni izina nahawe n'ababyeyi bari bahisemo kuba yazi ku bigendanye n'imigenzo cyangwa se n'imikorere ya idini ya Islam. Izina Ramazan meaning cyangwa se icyo risobanuye ni mu bikorwa bitanu bigize Islam. Mu nkingi eshanu zigize Islam ni ukwezi gutagatifu kwagenewe buri Islamukazi aba agomba kubahiriza mu gihe ari umuyisilamu. Ni ukwezi gutagatifu kuba kugendanye no kwicuza, gusaba imbabazi, ibikorwa by'urukundo, kugira neza, kwegereza cyane Imana n'ibindi bikorwa birimo byinshi. So uku kwezi niko kwezi navutsemo, ababyeyi bahita bafata umwanzuro wo kugira uko kwezi gutagatifu. Ikigo warumbajije igendanye na Ramazan n'ibintu abaye hafi byamuteye kugira
Ramazani ni umuntu usanzwe cyane ariko ukunda kumva ko yahamye yumva ko igihe cyose ari ikintu agomba guharanira akageraho kandi ari ikintu kinini agomba gukora uko ashoboye kose akakigeraho. Byantwaye amajoro menshi, byantwaye iminsi myinshi, byantwaye kumenyana n'abantu benshi, buri wese ngenda gerageza kumwumva, kubana nawe umunsi ku munsi. Ese umuntu yangeza ku cy'isi umuntu imitekerereze itekereza gute? Ese njyewe ubwanjye nzashaka kugera ku iki? Ramazani ni umuntu nakuze numva ko nakwiriye kuba naba muri Afurika, bitewe n'uko numvaga ko hari byinshi najya kugaragariza abandi bantu batari muri Afurika, ko Afurika n'ubwo ihari hari icyo natwe ubwacu dushoboye gukora. Numvaga ko intumbero yanjye atari ahantu hamwe cyangwa se mu kintu kimwe. Numvaga ko igihe cyose ngomba kurangwa no gukora cyane, nkagera aho ngera nkava kuri level imwe nkagera ku yindi, ariko byose bivuye mu bitekerezo byanjye. Nubwo buryo nakuzemo numva ko ngomba gushaka ikintu nkora nkakigeraho. Abanzi neza Ramazani bazi ko ndi umuntu sinjya ncika intege uko byaba bimeze kose, yaba mu bihe byiza yaba mu bihe bibi. Ni umuntu uba hafi n'abantu, ndi inshuti n'abantu, nkunda abantu, nizeye abantu, ndi n'umuterankunga w'abantu bijyanye n'imitekerereze. Ramazani hano hari umukunzi wawe udukurikiye ukurikiye live kuri Colossal Media TV and IMG Studio. Hari umuntu utubajije ikibazo, aratubajije ngo ese mwatubarije Ramazani yaba afite umukunzi mu buzima bwe busanzwe cyangwa ntawe? Umukunzi arahari, nanashimira cyane by'umwihariko mu nkunga ziwe, yaba mu zigendanye n'ibitekerezo, yaba zigendanye no mu mafaranga, yaba mu zigendanye n'igihe. Ni wa muntu ubasha kumenya ngo Ramazani ari mu kazi akabasha kubyihanganira. Ni wa muntu umenya ngo Ramazani akeneye iki akabasha kumufasha kukiga. Ni wa muntu birenze kuba umukunzi, yafashe indi ntera, ambera umubyeyi, ambera umuvandimwe, ambera igihugu, mbega nerwa n'ishema yuko aba ahari. Bivuze ngo namufite Ramazani ubwo ntabwo aba ahari. Ndamushimira cyane n'iby'agaciro. Okay, hano abakunzi badukurikiye ni benshi cyane. Hari utubaje ngo ese ushobora kutubwira izina ry'uwo mukunzi wawe, cyangwa se ushobora kutubwira nimba muri gukundana just fiance cyangwa se mukaba mwarashakanye? Uyu muntu ushobora kuba wamusubiza icyo kibazo? Urakoze. Izina ry'umukunzi wanjye ndumva ntabwo mbifitiye uburenganzira bwawe mutugezeho kuko nahita ndishyira mu itangazamakuru, ariko bivuze ko uko iminsi izagenda nzaribamurikira. Turi muri fiançailles, ariko ya fiançailles iteganya yuko ejo n'ejo twabereka ibirori umuryango, abakunzi ba Colossal, inshuti muri rusange, abavandimwe ndetse n'isi muri rusange n'igihugu. Okay, abakunzi bacu rero bahora badukurikiye buri munsi turabashimira cyane ku bitekerezo byabo ndetse n'ibibazo byabo bagenda babaza abantu bagiye batandukanye babakurikiye. Uyu mwanya hari undi muntu none ahangaha twakire kuri telefone arimo atubaza ngo ese arabona uri ku kanyogosho ukuntu ku tuntu tw'uturinete ukuntu izo nyogosho ngo ntago zimenyerewe mu Rwanda. Wabasha kutubwira nimba uri umunyarwanda cyangwa uri umumetisi, mbese ukomoka mu Rwanda cyangwa se hari ubundi bwenegihugu waba ufite? Murakoze cyane. Ni umunyarwanda, mvuka mu Rwanda, mvuye n'abanyarwanda. Ibigendanye n'inyogosho, hari umuntu nkora experience mu mitekerereze n'ikirema n'ibintu by'ubuzima bwiwe, yanumva ko naza renza aho yageze. Ni umuntu nyine kenshi na kenshi ndeberaho nkavuga ni yiyogosheje ese yashatse kugaragaza ese kubera iki yabikoze. Nkahora ni muri SSS kubera urukundo mukunda bitewe n'ibikorwa akora, bituma ngira ububasha nanjye bwo gukunda. Reka mbikore gutya, yiyogosheshe mbe muri sosiyete abantu bamenyerewe. Ntuzambaza ati kuki icyo kintu ni experience nkora ku muntu runaka.
Ramazani, uyu mwanya umuntu agukeneye cyangwa se akeneye ko muhura mukaba mwakwicara mukaganira cyangwa se ari icyo agukeneyeho, mushobora guhura mu buhe buryo? Ni ubuhe buryo ushobora kuba wakwifashisha kugira ngo ubashe gukominikana n'abantu bawe cyangwa se n'abagukeneye babashe kukubonamo? Murakoze. Uburyo bwa mbere ni uburyo yambona muri social media za Karoso Campaign, media ikoresha zose, yaba WhatsApp, yaba YouTube, yaba Instagram, yaba Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga zose za Karoso Media aho yambaye. Mu bijyanye na kampeni yawe gatoya, hari ikibazo kibashe kuba cyabazwa hano, nuko tubiza abakunzi bacu bahora badukurikiye amasaha ku yandi, iminota ku yindi, amasegonda ku yandi. Hari umukunzi wacu ubashe kutubaza ngo ese mwaba mufite ikijyanye na Got Talent cyangwa se kubijyanye no kuzamura impano zigiye zitandukanye muri kampeni yanyu ya Karoso Media TV? Murakoze cyane. Tujya kwicara ngo creating Karoso Media TV campaign, bari tugeze ku mpano ziza zose papa yitwa ngo ni impano, abizi neza ko afite impano, ahubwo yarabuze uburyo iyo mpano umunyarwanda n'umunyarwandakazi muri rusange yabimenya cyane n'iyo mpano, uburyo umusaruro twabasha kwitangaho inyuma y'igihugu cyagera muri wa musaruro wa ya mpano, na nyiri bwite n'impano nawe akagira umusaruro n'umuryango we. Nubwo buryo Karoso yakwerekezemo kumva ko tugomba gufasha uwo ari wese ufite impano, cyane cyane akaba ari impano mu bigendanye no kuba yakina filime, mu bigendanye no kuba yabasha kuririmba, mu bigendanye no kuba hari imirimo y'amaboko ashoboye gukora ko yabuze uburyo yakoramo, mu bigendanye no kuba yaba abana n'ubumuga ariko afite impano abona abo bose tukaza tukaza izo mpano tukabereka tunakinga tubashakira abaterankunga. Ramazani, twagushimira kuba witabiriye ibikorwa bigaragara cyane cyane ku masosho media agiye atandukanye, harimo Karoso Media, hakazamo AMG Studio, cyane ko ari kampeni agiye akunze kugaragaza cyane ibintu byinshi bigiye bitandukanye, impano nyinshi zigiye gitandukanye, ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ni iby'agaciro kukwakira. None Ramazani, ku bantu b'abakunzi bawe cyangwa se abakurikira ibihangano byawe bya buri munsi cyangwa se uburyo ukoramo ibintu byawe, wababwira iki? Wabaha ubuhe butumwa kugira ngo nabo babashe kugera nko ku rwego nk'urwuriho? Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashimira abakunzi ba Karoso Media Film Campaign, wongera gushimira buri munyarwandakazi n'undi uwo ari we wese, wongera gushimira by'umwihariko ababyeyi badufasha muri ubu buzima umunsi ku munsi, wongera gushimira AMG Studio yabasha gutegura uyu mwanya, ikibuga ko natwe tukabasha kuduha amahirwe tugaragaza icyo dushoboye gukora. Ese abanyarwanda bakibona bate? Ese abanyarwanda bagifata bate? Ese abanyarwanda bakeneye iki? Ese za mpano ziri hahandi hasi byagenda bite? Icyo nashishikariza buri munyarwanda n'umunyarwandakazi ni uko yaba ari undi muntu utari ubwenegihugu bw'u Rwanda, aho yaba ari hose ntatinyuke ngo icyo yaba ashoboye gukora icyo ari cyo cyose, yumve ko Karoso Media Film Campaign ihari kumwe, agaragaze ashoboye gukora ikintu, atinyuke tumufashe ngo yagikora gute, yagenda gute, mu buhe buryo twamufasha, kandi turabishoboye kandi tubizi, kandi ikindi ndabakunda cyane. Ikibazo cya nyuma kibashe kuba cyagaragara hano ku bakunzi bacu bagiye badukurikiye, hari umwe wifuje kukubaza ngo ese ngo watangiye ikiganiro wambaye marinete, ngo barifuza kuba bareba mu maso hawe kuko wambaye rinete, ngo barashaka kuba bareba ukuntu mu maso hawe haba hameze. Mu byubahiro byanyu ushobora kuba wakorera icyo abakunzi bawe bashaka, cyangwa se wenda hari ikindi kibazo gishobora kuba cyabaho imbogamizi kuri wowe kuba cyatuma udakuramo rinete? Murakoze cyane. Byakabaye byiza, byakabaye n'agaciro kuba nakora icyo abakunzi banjye bansabye, ariko
kibazo cy'uburwayi ntabwo byashoboka, ariko mbasezeranya ko next bizakunda nta kibazo. Thank you, tubashe kugushimira kuba waje kwitabira ibiganiro bya IMG Studio ifatanyije na Karoso Media TV. Urakoze cyane ku biganiro byawe uduhaye ndetse n'inama ugiriye abaturarwanda bose ndetse n'abanyarwandakazi. Murakoze cyane ku mwanya wanyu, naho ubutaha ikiganiro mugikurikira kuri IMG Studio and Karoso Media TV. Murakoze cyane, ciao ciao.